This is Family Table TV. Mbahaye karibu nanone kuri Family Table TV, inshuti bakunzi bacu. Nanone dukomeje ikiganiro cyacu twumva ubuhamya bwa Evariste na Dorosera mu rugendo rwabo igihe barambagizanyaga. Nimujye kure rero. Icyambere ukunda umuntu. Nuvuga ngo ngiye kujya kumenya Dorosera, icyo nzashaka kumenya nicyo azanyereka. Physical cyo nzabona inyuma nyine. Urugero, ntabwo namubaje niba ngo inzoga cyangwa atanywa inzoga. Ntabwo nari mbizi ibyo ngibyo. Ntabwo namubaje ngo iwanyu ngo mutunze iki, ngo mufite iki, ngo iwanyu ni he. Niba bose nari mpazi. Ngiye navuze ngo icyambere nuko nkunda umuntu. Hanyuma ntitaye ku bushobozi afite, ndavuga ngo duke afite. Ngira ngo bamuhaga 50,000 niba atari 60 bari. Ndavuga duke afite na duke twanye tuzaduhuriza hamwe byibuze hagira ikivamo. Kuko nitujya kureba ngo ababyeyi bafite ibi, ngo ababyeyi bafite ibi, ntago nabonaga ngiye ko ari cyo bizatumarira. Ikindi kandi nge nareberagaho, nigeze kugisha abantu inama, barambwira ngo umubyeyi ngo yabyaye umwana ngo amwita ngo rushinga ubone. Rushinga ubone se ati ibintu ushaka kujyamo wa mwana bizagukoraho. Ntabwo ngewe ntabwo bizankora, n'icyambe cyo ingo ntabwo zisa. Ntabwo niba wowe utarahiriwe n'urushako uko ngiye bizagenda. Yego. Niba waragize ibibazo ugahura n'umukobwa mubi, cyewe siko bizagenda. N'ubu ngubu mpuye n'umuntu wahiriwe akaba afite urugo rwiza, yamubuhamya bwiza cyane. Yego. Nariko wowe urampa bubi kuko wenda wagize ibibazo bikakugendera nabi. Yego. Ntabwo rero ingo ntabwo zisa, n'abantu ntabwo ari impanga, ndetse n'impanga ntabwo zikora kimwe. Yego. Nabo ntabwo bose batekereza bimwe. Reka ngerageze, nibikunda bizakunda, ariko kandi nibyanga tuzanabiganiraho. Yego. Tujye tuganira kuko umunsi kundi nagendaga mpamagara Dorosera nkamubaza nteko aka bimeze gute. Nkamubaza ntariko ukunda iki. Ikindi Dorosera namukundiye, tugenda twibuka rwose twarinze tubana tutarasohokana. Atambwiye ngo nsohokana ujyana aha ngaha, ngo njyana aha, ngo njyana. Kandi nyamara muri babakobwa bane twatandukanye. Yo bobo twagiye muri za expo, twagiye hehe, twaragiye bakankura amafaranga. Abakagukura amafaranga. Dorose, kuba wamubwira uti rero reka ngewe nguze amafaranga bigende gutya na gutya, ni iki cyaguteye kutamushyiraho stress yo kuvuga ngo nsohokana ngira gute? Yewe nashakaga kubaka, kandi nkumva ko ngomba kubaka urugo rugakomera. Nanze kwiruga mugora tujya dusohoka kuko twari guspendinga amafaranga menshi. Basanga tuyamariye iyo ngiyo, kandi tugomba gufatanya tugakora ubukwe kuko twari dufite umushinga w'ubukwe. Yego. Ndeba rero atari ngombwa kujya gusohoka ngo tugende ku mazi tujye hehe, dufite urundi rugamba rw'ubukwe. Yego. Ikindi cyo kumugira inama, nkafata credit kugira ngo atagurisha cya kibanza. Narebaga iterambere ry'ejo hazaza. Natekereje byagutse, ndavuga ko ngomba kumugira inama koko nziza atari ukumushuka, kuko nk'umuntu nari maze kumva ko mukunda mwiyumvamo, numvaga ntashaka kumuroha. Nkoresha inzira nziza yo gufata credit yo kugira ngo tugurishe iyo sambu. Wari umwizeye bingana wari umwizeye bingana iki ko muri iki gihe tujya tubyumva kuri social media, ko umukobwa runaka bamurihiye amashuri yarangiza, abo bantu bari barafatanye gahunda yuko bazabana, yarangiza akabivamo, cyangwa se umuhungu nawe akagira ibyo yemerera uwo mukobwa, bikaba vice versa, ugasanga bijemo ibibazo. Wari umufitiye icyizere kingana giti yewe ujya gufata uwo mwenda? Erega ni ikintu gikomeye. Ari gisasu. Kwizirikaho icyo gisasu. Nge naramwizeye, numva ko ayo mafaranga mfashe tuzayafatikanya tukayishyura nta bibazo bibaye. Nabonaga nkunda, nanjye mukunda, nkumva ko nta kintu kizatunanira. Yego. Hanyuma tumaze kubona amafaranga yazanye anayampa,
ese mbona ko umukobwa afite gahunda. We yambwiye ko azayafata tukazagira tukagura ubwo butaka. Ntago twese afata iyo credit, ahubwo twabyumvikanye ko tuzabigenza gutyo. Yego. Twese tujya muri gahunda y'ubukwe, nabanje kujya gusura ababyeyi be, njya kumusura rero. Najyanye abantu 4. Twagiye kuri moto, 2 bahekanye n'abandi 2 bahekanye. Gezeyo ndavuga nti rero ngeze hafi wanda byatumye nabo bankunda. Ngeze hafi yo ndavuga nta mpamvu yo kujya gusura abantu abagore banakwakira. Nibura agakese ka fanta. Nk'umuntu w'umugabo ufite gahunda. Twinjira ako twari abatunga ntago bari babyiteguye. Bana baratwakiriye neza cyane. Ariko mabukwe niba nawe yarabibonye akavuga ati umuhungu nabona ntazi. Ngo nawe se yiheza aduha rugari. Turaganira, tumaze kuganira abibwira ko nawe yaragiye kunyereka iwabo. Ngo nawe yako yarafite ubwo kuvuga ngo kuri wacu nazanye undi musore, hazanye n'undi wa kabiri. Icyo nicyo nari ngiye kubaza Drosera. Sinzi ubwoba yari afite, yaramwe ati mfite ubwoba kuko nzabwira mama n'undi muhungu namweretse akuru banje. Ntabwo ni wowe humura, Imana ibirimo. Ubwoba nari mbufite ariko byabaye nk'ibyikora. Bakibara kumubona base bavuga ngo uyu nguyu niwe mukwe. Nibyo koko rwose. Fareste yari harisize ikimwuka byaramwe. None se bari bazi ubwo bari barigeze bamenya ugushwana kwawe n'uwo mu jene wa mbere? Oya ntago babimenye, ariko narabahamagaye nabaga i Kigali, bavuga ati hari umushyitsi dufite. Ngo nk'umuntu w'umubyeyi umubwiza ukuruka, ndamubwira ngo n'undi musore muzaniye. Ese wa wundi wa mbere mwana wanjye byagenze bite? Mubwira ko tutakivugana. Ngo nta kibazo. Akimara kumubona atari kuyo nguyu ni nawe mukwe kuruta n'uwa mbere, aramushima kandi numva biranejeje. Nuko tugezeyo aratwakiriye, abadese muduhaye karibu ihoraho. Wowe se niwe wabivuze? Turi kuganira atuba ati ni karibu rwose imburirwa neza nisubira. Ni rwose muhumure vuba tuzagaruka cyane. Twari tunasezera yitahira. Rero bitewe nuko nyine nagiye kujya gutereta ya mafaranga namaze kuyasetinga, vuga nti nayangaye kuko numvaga nta bindi. Ariko nyuma gato hari umusaza twigeze kuganira, arambwira ati rero umuhungu wanjye uzayikore ubukwe cyangwa ugende buryo udakoze ubukwe, ahubwo ikintu cyica abasore ntago bajya bicara ngo batekereze. Amafaranga niba yateguye kuzubaka urugo uzabitegura hakiri kare, ubitegure ntibizagutungura. Ati wowe uzashake inkwano uwo wabwira uwo ari we wese yakumva. Ahubwo ati ngewe ndakuze mfite n'inkwano, utitaye ngo ingana gute, burya nta muntu uzagutwerera inkwano. Abantu bagutwerera fanta, bagutwerera ubushera, ko ntabwo uzagutwerera inkwano. Kandi burya niyo ufite inkwano hasobwa no kanya ko ubukwe barakuba. Ati wowe uzashaka inkwano, numara kwibona ubwira abantu tujya kukuvugira ijambo. Numva ko ugere namaze kuvuga ntabwo nti iyo niyo nama yanyaye koko. Numvaga ngiye rwose kuba na ku bihumbi byanjye 500 numvaga ari menshi cyane, kuko yaramvunye. Ubwo niyo dose ataza kuza kwemeza n'ukuntu byari kugenda. Avuga nti rwose ngewe ndayafite ngaya mu byo namubwira, ntabwo ngiye byose nabiteguye, nabwo utinze kwemera. Kizo umugisha rero ntabwo ni kwa kone bavuga ngo abantu barabanza kumvikana inkwano ngo uzacaya abantu babacika. Ntabwo ngewe ntabwo mfite inkwano, ntabwo nteko kuko dufite ubukwe ndashaka gutanga intwerano yanjye ababyeyi bawe, kuko nabonye mu bukwe gusa ibintu byinshi cyane nabyise intwererano. Kuko numvaga ibintu by'ubukwe mbona bihenze. Bane basi byuza nanjye ntange uruhare rwanjye ubukwe bwanjye. Ni ukuvuga ngo mwakoze ubukwe mu rugero mwari murimo. Twari turimo rwose pe cyane. Ndanajya ngera no kuko numvaga ntari kwizera abantu, najya numva ngo abantu ngo barayimukirana, njye narayijyaniye. Utinya yuko inoti yawe ya 6 nta muntu wayikurya? Ntabwo nari kubona ndi niyo mpamvu. Noneho agenda haciyemo igihe turagaruka ndeba abantu nka 3 nanjye wa 4 turajyana. Tugezeho nabwo twatugatse kubaswa nyine nk'ibisanzwe. Hanyuma fata akabage yararimo nyine
bahageza nyine hari ukuntu bigeraho iyo mugezaho niba byita gufata irembo sinzi uko babyita noneho igihe cyakigeze batangiye kuganira fata akabaga nari mfite nka mukuru wa Dorosera tugicaho ngaho muri salo ngereka mbe nigendeye hanze ngiye kwitaba umuntu telefone ubwo ngenda gutyo na Dorosera nawe aje dusohokana nyine twigera nyine nk'abantu ariko making ashobora ko y'amafaranga kuko numvaga nta nzabona numvaga kandi mvuga kandi koko pe yo bayantwara byari kuba birangiye pe nari kubona hanyuma yabaha birangiye turataha mbona hatanye muno n'abana atari ku bungubu bikini umukobwa wacu yarize ntago mukwiye kumukwaye amafaranga hakubwo nabyumvishe nyuma kuko nago nari mpari byabanje kugorana abandi bati nawe mwana wacu ntabwo ari ingegera nawe yararezwe batubore ababyeyi mega bamwe nabo ntibabyumvika n'abagiye ku Dorose tukiraho umaze kumva yuko ababyeyi batangiye kuvuga bati umwana wacu yarize ntakwiye gukobwa ayo mafaranga wowe wumvaga mu mutima bimeze biti narabyumvishe ariko ndabacurutsa kubera urukundo namukundaga kandi nzi neza yuko ayo mafaranga nta handi yari gukura ndi koko twari tumaze kumenyana twaraganiriye narababwiye ati nimutuze ayarabaye arahagije mbaturisha umutima gutyo navugaga mana yanjye koko babyanze ubukwe bwanjye bukaba bwagira ikibazo byagenda gute numvaga nyine ndwara n'umutima ariko nizera Imana kiza kubikora kandi koko yarabikoze yego nuko rero inkwano umaze kuyitanga ababyeyi bati ni nkeya mwana wacu yarize ariko Dorosera arahagarara ati nyaboneka mutanyicira ubukwe ntago amafaranga ari ngombwa ibyo birahagije kandi nanone iyo ni intangiriro ya mbere y'ibibazo bikunze kuza mu bukwe by'inkwano inkwano si ikiguzi inkwano ni ikimenyetso byaje kugenda gute nta bindi bibazo wenda mwagiye muhuramo muri iyo myiteguro Dorosera warakomeje dutegura mariage yacu mariage iraba doti iraba nkora ubukwe nyine ubukwe burataha hanyuma rero nyine maze yego gutanga inkwano inyuma ho gatoya yaba ari ababyeyi banjye abavandimwe banjye muri abo bose bajya bagati uriya mwana ariyemera ntacyo azimarira ntacyo azigezaho wumve ko n'ibyo gutegura ubukwe kugira ngo najyaga mbibabwira ntumva ntibarimo kubyumva ariko bakubwira ati ufite iki uhuru wirata ukuntu tugezweho hanyuma maze gutanga izo nkwano twaje muri procedure y'ubukwe ko no hatangira kuza amagambo y'ibicantege uriya mukobwa nta wamukuye hehe ntago bamuze ese imiryango yabo rahizi ese mwe babyeyi banyu n'ababyeyi bacu ntago bari baziranye nyine nabo bahuye mu gihe cy'ubukwe ese ibintu mwabikuye gute byagenze urabizi ko Dorose nibwo batangiye kumunyangisha ati kariya gahungu ugiye gushaka ati iwabo bararoga ngaho da ubwo inshuti ze n'abandi bose n'akazi kawe icyo namukunde rero hari umuntu wamuhamagara ngo ati hari umuntu umuhamagara ambwira ngo iwanyu bararoga ariko nanjye naramubwiye ngo mama wanjye ararutse uburozi araburutse ataraburutse tubwo basaburoga ati kibaye kimwe kuri kimwe bahise bacishwa nta n'abandi bongeye kumuhamagara ni ukuvuga ngo babwiye Dorosera bati iwabo w'umuhungu ugiye gushaka bararoga Dorosera nawe ati ngiki ati natwe wacu baraburutse huti wabyihore wakandukamye umuntu wari kuko namubwiye ngo nakenda kugira ikintu amenya kuri ngewe azajya akimbaza kandi koko pe iyo agira akantu mbamubwira ati uriya muhungu cyangwa uriya mukobwa twarahamagaranaga tugahura tukabiganiraho tukabimenya kandi tukikomereza pe noneho nari ndi saa kintu ari umukobwa wigeze kumbenga ngo umuntu utagira inzu ugiye gutse ko uzakodesha arabyanga ubutaha nzababwira rero uyu munsi muri Kigali bimeze gute barakoze cyane rero Evariste na Dorosera kuri iki gice cya mbere cy'ikiganiro twagiranye nabo ubutaha nk'uko Evariste abivuze tuzareba ese kuko bakomeje kuba babantu baciragaho imigani bavuga ngo ntacyo bazigezaho ntaho bazageza n'abakene n'iki naho ubutaha murakoze cyane This is Family Table TV.